no kubera ababyeyi batumvikanaga. Ubwo rero papa yarasindaga cyane, akaza kubita mama, nagera mu ishuri nkatoroka ishuri nkajya kureba ko atishe mama. Uko nakomeje kubitekerezaho nkagira agahinda nkizira i Kigali, byarangiye n'ubundi ngiye kumushyingura, umwe yishe undi. Ishyire mu mwanya w'umwana wavukiye mu muryango urimo amakimbirane, kugeza aho mama we yishe papa amukubise ifuni. Tekereza gukura utekereza kuba umubikira ariko bikanga. Umugabo yanakubeshya ko agukunda mukabyarana, ugasanga yaragutegerejeho umwana, yamara kubona umwana akakujugunya. Wowe wari uzi ko nta mugore agira. Umuntu waneye inda yayineye nakoraga akazi ko mu rugo, arangije arambwira ati akazi kihorere uze ngo utunge. Ndangije ndagenda turabana, haciyemo nk'amezi 3, indi igeze mu mezi 4, arangije arambwira ati rero buriya nari mfite undi mugore. Tekereza kubyara umwana akavukana indwara zo mu buhumekero, ku buryo rimwe na rimwe guhumeka biba bigoye, kandi ibyo byose bikaba nta bushobozi ufite umwitaho. Ibyo nibyo byabaye kuri Tuyishimire Claudine wavukiye mu majyepfo y'u Rwanda, agakura ashaka kuba umubikira. Murakoze, nanjye nitwa Tuyishimire Claudine, nkaba ntuye aha ngaha ku Ruyenzi, ariko nkaba naravukiye mu karere ka Huye Butare. Mu mavuko yanjye rero nakuze mfite papa na mama, ariko ubu mfite mama gusa. Ubwo rero twabayeho nize kuva mu wa mbere ngeze mu wa 6, ariko ishuri cyarinkuyemo no kubera ababyeyi batumvikanaga. Ubwo rero papa yarasindaga cyane, akaza kubita mama, nagera mu ishuri nkatoroka ishuri nkajya kureba ko atishe mama. Uko nakomeje kubitekerezaho nkagira agahinda nkizira i Kigali, byarangiye n'ubundi ngiye kumushyingura, umwe yishe undi. Ubwo agahinda gakomeza kunyica cyane, nuko n'uwo nshakanye nawe biranga, nuko uwo nshatse nawe biranga. Ubwo ngira agahinda kenshi nyine ko kurera abana. Gusa igitangaje nuko yavukiye mu muryango ushyamiranye kugeza aho mama we yisheze. Icyo gikomere cyamuteye gutorongera ava mu rugo, ajya gukora akazi ko mu rugo, ari naho yatangiriye urugendo rwe rw'ibibazo. Ikintu cyambabaje cyane ni agahinda ka bene mama nabo bahoranaga nk'uko ngahorana, ariko icy'ingenzi mba numva nshaka nuko mba numva abana banjye batazabaho nk'uko twabayeho. Yewe ubundi mu mikurire yanjye nakuze numva nshaka kuba umubikira, nkiga nkanabiharanira, nakundaga no gusenga cyane, ariko byaje kunkundira kubera natabashije kwiga, nahoranaga agahinda k'ababyeyi. Ngiye kuza i Kigali nazanywe na marume, nje kubana na murumuna wa mama. Ngezeyo ubwo nkageza mwaka ibintu nshaka, akanyurira akambwira nabi, mpitamo kumureka, aranegera ndataha. Ngeze mu rugo ndongera ndahava nza gukora akazi ko mu rugo, ariko numvaga nshaka kwiga biranga. Ubwo rero ndangije ndavuga ningiye kuzaza nshaka amafaranga basi ndihire barumuna banjye bazajye mu ishuri, nkajya mbagurira amakayi nkabashyira. Papa ugasanga yanywesheje itabi, byose bose bararyanga, nabo baratorongera bigira i Kigali. Bagiye, umwe ari i Nyanza, undi ari i Kigali, umwe niwe uri kumwe na mama mu rugo. Yakundanye n'umugabo amutera inda, azi ko ari umusore. Ubuzima bwabaye bubi aho yimuriwe mu kazu gato, yigira inama yo gushaka undi mugabo, ariko nawe amubera inyamaswa.
umuntu waneye inda yayineye nakoraga akazi ko mu rugo, arangije arambwira ati akazi kihorere uze ngo utunge. Ndangije ndagenda turabana, haciyemo nk'amezi 3, indi igeze mu mezi 4, arangije arambwira ati rero buriya nari mfite undi mugore yari yaragiye kwiga ari hanze, none agiye gutaha, ngiye kugukodeshereza hano kuri Yenzi, nzaze nkumenyerayo nirerera umwana kuko nashakaga umwana, nta mwana tugirana. Nuko aramfasha indera avuka, maze kubyara umwana agize nk'amezi 4 nibwo yagiye na telefone ayikoroni yongera kuza no kunyishyurira inzu. Yongeye kugaruka umwana afite imyaka 3 n'amezi 6, asanga narashatse. Yewe ntabwo tuvugana, ariko gusa we ubushobozi yari abufite, ariko yangaga kumfasha bishaka, kuko ubu ngubu aho umwana ari, iyo bamuhamagaye cyangwa umwana akamwihamagarira, icyo mushakaho cyose arakimuha, ariko njye ntabwo yabimaga. Umwana iyo ngiyeyo ndagenda nkamusura, nkamureba, nawe iyo bishobotse ndamuzana akansura, akongera agasubirayo. Ubuzima bahimo we n'abana be burababaje. Iyi nzu nyibamo nyikodesha 7,000. Njyewe nkora ikiraka, nkajya gufurira umuntu, nkaba nagenda nkogereza n'umuntu ibyombo, icyo ari cyo cyose ndagikora kugira ngo abana babone icyo kurya. Inzu mbamo ni chambrette, tuyibamo ari abana 2 nanjye mama wabo. Ubwo guteka nyine, iyo nabuze ibyo guteka turaryama nta kibazo nyine, ubwo ejo twabona nkateka nkagaburira abana bakarya. Afite akana gahora karwaye indwara zo mu buhumekero, ubaye ufite umutima ukunda wagafasha kwivuza. Umwana rero agize amezi 3 n'igice nibwo nagiye kumva, numva umwana atangiye kujya afungana, agakorora akaruka. Nuko ngira ngo wenda n'inkora n'ibicurane biranga, nkomeza kumuvuza, ndamukurikirana cyane, ndamuvuza ahantu hose. Sinjya mara icyumweru navuye kwa muganga, buri gihe nyine mora ku miti yiwe. Iyi kirere kiri gusa nabi ntabwo agira amahoro, ubwo nshaka no kubura uko njya gukora kubera umwana, kubera ikirere kiba kiri gusa nabi. Amafaranga narayabonye, abantu bagiye bantera inkunga baranyoherereza, bagenda bamfasha. Ubwo rero nkazaza mbona amafaranga yo kwishyura imiti buri munsi, ariko kwa muganga hari abantu batera inkunga, abantu bakabazanira ibyo kurya saa 6 na nijoro. Narageragezaga nyine nkategereza ibyo biryo byaza, nkabona ukuntu ndya, amafaranga mfite yose nkazaza nyaguramo imiti. Ubwo icyo bamukoreye cya mbere, basanze umwana ngari 100%, barambwira ati umwana wawe ntabwo ushobora kumucyura, tugiye kuguha ibitaro, tugiye kumushyira ku mwotsi, tugiye tumunebiriza buri masaha 6 kugeza igihe twumvise hari ikigabanyutse, tukandikira imiti ujya kugura hanze, hanyuma ukomeze umuhe, n'ibyanga uzaze tuge transfert ujye hashika. Ubwo rero ubushobozi ngenda mbura nubwo kujya hashika, kuko niyo ngiye ku bitaro bito barambwira ngo iriya ndwara ntabwo ari iyabo, ngo nimujyane ku bitaro bikuru babanyenuba. Kambwira kuki tugushakira ukuntu ufata transfert ntugende ngo ujye ku bitaro bikuru. Ndababwira ni ngiye nagiyeyo, mwana bamushyira ku mwotsi. Ubwo rero barambwira kuzagerageze umujyane ku bitaro bikuru. Ubwo ubushobozi mbura nubwo kuba namugezayo hashika. Njye namujyana nkamujyana kumuvuza hashika nk'uko babinsaba, nkareba ko wenda bwo bamukurikirana agakira. Ikintu kimbabaza n'agahinda nagize k'ababyeyi, nkaba ngira n'agahinda ko kuba nabura ukuntu nivurira namushyira mu ishuri. Ibyo nabyo birambangamiye. Ikinshimisha nuko wenda mba mbona bahumeka ari bazima, nicyo kintu nashimira n'Imana. Ntuce imanza cyangwa ushyira amakomantere ku buzima bwa Claudine, ahubwo niba ufite umutima ukunze wamufasha. Ikintu mba ntekereza, mba numva mbonye nk'ikintu nakora nabwo, nkabona ikintu akantu kose kajya kama amafaranga, nkabona uko bajya mu ishuri n'uwo mwana akabanza agakira, nkabona ukuntu nzaza mbishyurira ishuri nyine, nkabona ukuntu bajya babona ubuzima, byamfasha cyane. Icyo nababwira
ni uko Imana iramutse ingiriye neza ikamfashiriza abana, ntazabashimira namwe mwaba munkoreye icyo gikorwa, nkashimira n'aba bavandimwe baba barancumbikiye, nkanashima Imana cyane. murakoze cyane. Yego murakoze namwe. Next Hope TV, kora subscribe.